umugabo akimara kuva mu murenge gusezerana n'umugore we yahise yigira inama yo kuja kumushingura kugira ngo abashe kuba yasigarana imitungo ye yose ndetse n'iy'uwo mugore yari afite. Barakwereka dutangiranye n'umugabo ahangaha ahagatiye isanduku nini cyane kandi ndetse isanduku iremereye. Uyu mugabo urabona ko yambaye n'amakositimu. Uko uyu mugabo ari ahangaha hari umukobwa uri aho ngaho munsi yaho yari ari kurya pome ariko aramubonye ubwoba buramwica ndetse na pome yari afite ayinaga hasi. Hejuru y'uyu mugabo urabona yuko hari fuso irimo umucangarari sinzi niba uwuzi. Uyu mugabo akimara gufata iyi sanduku ngo ayishyire hano hasi yahise azamuka yirukanka ndetse barakwereka yahise azamuka yirukankira mu modoka ya fuso. Ukurikire mugabo niko kuyifungura arangije yicaramo aja kuri vora nk'ugiye gutwara. Ukurikire urebe akantu ku kandi uraza kuba wasobanukirwa. Arangije aravuga ati iki nicyo gihe ngo mbashe kuba nakurengerezaho itaka nindangiza imitungo ngende nyisigarane. Nyagasani, umugabo yatangiye kubenura imodoka kugira ngo isanduku itaka rize kuba ryayirengerezaho. Isanduku iri ahangaha harimo umuntu uri kuvuga ati muntabare nkeneye ubufasha. Uyu mugabo nawe niko ari kuyibenura, gusa wa mukobwa twabonye usa nabi yazanye umugozi acomeka mu iyi sanduku arangije atangira kuyikurura. Nyagasani, umugabo nawe niko ari kuyirengezaho umucanga kugira ngo abashe kuba yayishingura. Ari kuvuga ati uzagereye amahoro rwose, ariko ari no kubiseka. Uyu mugabo azi ko ari kuyishingura, ariko ahangaha hari uwaje gutabara iyi sanduku, hari uwaje kugira ngo abashe kuba yayikura ahangaha ibi bitaka bireka kuyirengeraho. Uyu mugabo arangije niko ari kuvuga ati ndabikoze. Uyu nguyu nawe ari kugerageza gutabara ino sanduku, ari kugerageza kuyisha kugira ngo uriya mugabo naza kongera gusohoka mu modoka ataza kuyibona. Barakwereka umugabo nawe yararangije kubenura, gereza yuko umugore yarangije kumushingura kare. Uyu ni umukobwa bavuye gushingiranwa, bavuye gusezerana mu murenge, ariko uyu mukobwa akaba yari afite imitungo myinshi. Uyu mugabo ageze hano aravuga ati ndakeka mbikoze, kandi niyo bazakubona byararangije kwibagirana kera. Nyagasani, uyu mugabo ni umugome, gusa ibintu nk'ibi ngibi birasanzwe. Hariho abantu bikunda cyane, gusa uyu mugabo we uburyo yikundamo birenze urugero, birenze no kwemera. Ubwo yararangije arazamuka aza mu modoka atangira kuyitwara. Ukurikire atangira kuyigiza imbere kugira ngo ive kuwo mukingo, ive ku iyo manga. Barakwereka kuko twumvise yuko bari bavuye gushingiranwa, gusezerana. Uyu mukobwa yarafunguye arebye mu sanduku asanga n'uyu mugeni urimo, arakira avuga ati mu izina rya Yesu, ati abantu b'iki gihe ntabwo babaye inyamaswa. Ati ni gute umugabo ari kuza gushingura umuntu muzima ndetse ndi no kubona ari umugeni? Uyu mugore waje gutabara arangira avuga ati madamu haguruka kandi ntugire ikibazo, ikibanze nuko naje nkagutabara ukaba uvuye mu sanduku uri muzima. Barakwereka umugabo nawe nuko nguko yagiye ageze ahangaha aravuga ati ibi ni ibiki se kandi byo biri kumbaho. Agira hano afite icyuya cyinshi cyane, afite ubwoba burenze. Ageze hano aravuga ati reka mpamagare, ntabwo tuzi uwagiye guhamagara. Ukurikire gusa uyu mugabo afite icyuya ndetse akaba afite n'ubwoba. Arangije ahamagara kuri polisi, aravuga ati polisi, ni kuri polisi turi kuvugana? Aravuga ati ngize ikibazo, mvuye gusezerana nonaha, atariko umugore wanjye ndamubuze. Ngize ikibazo tugeze mu rugo, umugore wanjye ndamubuze. Ubwo rero nimumpe ubufasha, mumfashe maze mumfashe kumushaka. Aravuga ati rwose nimuza kumfasha mukaza kuntabara muraba mugize neza. Umugabo arangije arakupa, arangije araseka aravuga ati ubu ngubu rero reka nizere yuko ubwoba nari mfite ibi ngibi nkoze nta ngaruka byangiraho. Ati yuko uyu mugore ndamushinganishije, mbwiye polisi yuko uyu mugore namubuze. Arangije atangira kwatsa imodoka
kugira ngo abashe kuba yagenda. Ku rundi ruhande barakwereka uyu mugeni ni uku nguku bamutabaye bamukuye mu sanduku. Uyu mugeni baturiza ahangaha nabo baza birukanka bafite ubwoba, maze uyu mukobwa aravuga ati rero wa mugeni we ndagutabaye, ati kandi urabona yuko ahantu ngukuye ni mu menyo ya rubamba, ahantu ngukuye rwose byari bikaze. Uyu mugeni aracyafite ubwoba, ndetse n'uyu nguyu umutabaye afite ubwoba bwinshi, ku buryo nyine ari gutekereza ati iyo bamfata byari kuba bibi. Ubwo uyarangije aravuga ati rero ndagutabaye, ati nanjye agira ukuntu ngenza, urabona yuko nambaye imyenda yacikaguritse kandi ndabona uri umuntu w'umukire, ubwo rero shaka ukuntu wamfasha wenda nanjye ungurire n'imyenda yo kwambara. Maze uyu nguyu aravuga ati wa mubyeyi, wa mukobwa we uramfashije ndabyumva, atariko sahizi nta kindi kintu mfite, kuko urabona umugabo wanjye yari agiye kunyica n'amafaranga yose twari dufite yari ari mu rugo iwacu. Ubwo rero keretse tubashije kugenda tukajyana, maze nkagera mu rugo ngahindura imyenda, nawe narangiza nkabasha kureba niba nagufasha. Urumva neza? Ati naho ubundi gucya nta mafaranga mfite, nta n'ubushobozi mfite bwo kuba nagufasha, kandi nawe urabona ibibazo ndimo urabyumva. Maze uyu mukobwa aravuga ati ndabyumva, ariko nawe ntabwo wabura ikintu wamfasha, kuko nanjye nagukijije. Sahisi wari ugiye kuba wapfa maze ugashingurwa, nta kibazo, ariko reka nigendere. Maze uyu mugeni aramubwira ati oya, iburetse kugenda maze nkwereke akantu ngiye kuba nakora. Tugiye kujyana mu rugo, kandi ntabwo najya mu rugo ntari kumwe nawe. Reka tujyane mu rugo, niturangiza ndebe amafaranga twabitse, maze tuze kuyakoresha, tuze kuyifashisha turi kuba twakigira neza. Ati kuko ubu nawe ubaye umuvandimwe wanjye. Maze uyu nguyu umufashije aravuga ati nanjye ibyo nibyo nashakaga, ubu ngubu umutima wanjye urakeye. Uyu mugeni n'uyu mukobwa bahita bishimana, baravuga ati ubu tugiye kuba twafatanya, maze tuze gushaka ubutabera, maze umfashe dushaka ubutabera bw'umugabo wanjye, uriya mugabo wari ushaka kundoha, nawe abashe kuba yabihanirwa. Urumva? aba ngaba barangije bahita bagenda. Ntibwatinze barakwereka mu gihe kitari kinini cyane, mu gihe gitoya bari bageze hano mu rugo rw'uyu mugeni. Maze uyu mukobwa atangira kurangara arimo avuga ati mbega ahantu heza we, ati gusa abakire nabo si abantu pe, abantu bafite ibintu bingana nka gutya bashaka no kongeraho n'ibindi. Uyu mugeni aramubwira ati wa mukobwa we banguka tugende, nta gihe dufite cyo kuba twahagarara ahangaha. Umugeni niko kumuzamukana, ntibwatinze barakwereka yageze mu cyumba, ndetse agira na hano babika amafaranga. Barakwereka ni akabuwate karimo amafaranga menshi cyane. Uyu nguyu arangije aza kugapfundura. Ukurikire uyu mukobwa, kubera ko bigaragara nk'aho ari umukene. Uyu mukobwa yabonye aya mafaranga ari menshi, arangije aratangara aravuga ati mbega amafaranga, ati ibi bintu ntibyashoboka, ndetse ni n'ubwa mbere nabibona ahantu bafite amafaranga angana gutya. Uyu mugeni aramubwira ati bika vuba vuba tugende bataza kuba badusanga ahangaha. Ntibwatinze bahise bagenda barerekera. Uko bari gusohoka bari kugenda bageze ahangaha, babona umugabo w'uyu mugore arinjiye, ndetse yinjira ari kumwe n'indaya, yinjira ari kumwe n'undi mukobwa, yinjira mu nzu y'aba ngaba, aza ari kumusoma. Aba ngaba nabo barabibona. Nyagasani, uyu nguyu w'umukene atangira kubireba bikamutangaza, akavuga ati namwe abantu mufite amafaranga ko muba mwaragowe, ati kumbi ni ibi ngibi. Maze uyu mugeni aramubwira ati ceceka, ahubwo reka dushake ukundi kuntu twaza kuba twakihisha bataza kutubona, maze tuze kumukorera surprise iteye ubwoba. Uyu mugeni aravuga ati ibi bintu njye maze kubihaga, niba ari ibi ngibi rwose ntabwo nabyihanganira, reka tuze gushaka uburyo ki tuza kubatungura. Barakwereka uyu mugabo niko gufata iyi ndaya ye ayinjiza mu cyumba, ayizana mu nzu,
ntibwatinze barakwereka wa mugeni yari amaze guhindura imyenda, avuze yuko agiye gukorera uriya mugabo siripurize. Uyu nguyu nawe yari yasigaye hano ategerereje hanze. Uyu mugeni aza kumukurura, maze uyu nguyu arangira avuga ati umeze neza, ati ikibazo nuko ugiye kwambara neza njye ukaba unsize. Maze uyu nguyu aravuga ati nibisanzwe ariko nta kibazo. Uyu mukobwa aravuga ati mabuja kumbi ni wowe, ati nukuri kw'Imana uraberewe byahatari, ati sinzi n'ikintu uriya mugabo wawe akuziza, ati mbega neza neza uri mwiza kuruta uriya mugore umugabo wawe yinjije mu nzu. Uyu mugeni aragera aramubwira ati rero iki ni cyo gihe. Maze uyu mugeni aravuga ati si urabona yuko njye hari ikintu ntwaye, atari ko akandi kantu kamwe utaruzi, ati nakubwiye ko turamutungura, ubwo rero reka tuze kuba twabikora. Maze uyu mukobwa aravuga ati nanjye ikindi kintu utaruzi, nanjye buriya ndi umupolisi, nuko mba nibereye ndi kuneka, nuko mba ndi maneko ndi kugira ngo ndebe ibiri hanze aha. Maze uyu mugeni aramubwira ati biratangaje cyane, ati kandi nawe nta nubwo umuntu yabigukekera, ati gusa ni byiza cyane akazi kawe ugakora neza. Barangije bahita bafatanamo baragenda. Ku rundi ruhande barakwereka uyu mugabo yari yamaze kuzana n'umucamanza ngo abashe kuba yabafata abasinyira imitungo ayandike kuri irandaya. Maze uyu mugabo akaba azi iyi ndaya ati bayitwanditseho twembi hari ikintu bitwaye. Iyi ndaya ikavuga ati ntacyo. Uyu mugabo arije abwira umucamanza ati akira ubikore rwose mu rwego rwawe, ubikore mu buryo bwawe kandi ubikore neza, nurangiza ubashe kumusinyaho iyi mitungo. Maze uyu mucamanza aravuga ati niba ari kubishaka ndabikora, ati kandi ukaba ubikoze bikuvuye ku mutima bitazakugiraho izindi ngaruka. Maze uyu mugabo aravuga ati ibintu nkoze nabitekerejeho kandi twari twabiganiyeho, dore yuko n'umugore wanjye yamaze kuba yapfa. Ubwo uyu mugabo arangije iyi ndaya ye iza kumubwira ati mugabo wanjye ndabona ungaragariza urukundo rudasanzwe, ndabona urukundo rwawe rwose ni rwiza, ati kandi nishimiye kuba ngiye gufatanya nawe muri runo rugendo, nishimiye kuba tugiye gufatanyamo twarangiza tukagera ku cyo twifuza. Ese bundi indaya yakugeza kuki mwabagabo mwe? Cyakoze nimuze mwitegereze iyi filime muraza kuba mwasobanukirwa ndetse no kubona irindi somo. Uyu mugabo aza kubwira umugore ati rwose nta kintu bitwaye, ikiza nuko njye nawe tugiye gufatanyamo kandi ndagusezeranya yuko nzakubera umugabo mwiza cyane. Nawe ikindi kintu nifuza nuko wazambera umugore mwiza kuruta uranari insanganwe. Urabona yuko Rita namwirukanye kandi ibyo twakoze urabizi ni amabanga yacu. Ubwo umucamanza we aracyari kwandika, aracyari gukora amadosiye kugira ngo abashe kuba yabandikaho izi mitungo yose. Ukurikire barakwereka abangaba bakiri aho ngaho bumvise umuntu ukomanze. Uyu mugabo arigera avuga ati reka nze maze nze ndebe, kumbe umuntu ukomanze ni umupolisi. Nyagasani, uyu mugabo aza gufungura, kumbe niwitegereza uyu mupolisi neza witonze urabona yuko ari wa wundi wari uri kumwe na Rita wa mugeni wacu. Ubwo ngubwo uyu mupolisi yaje kumubwira ati rero hano mwaduhamagaye ngo mwagize ikibazo cyo kuba twabura umuntu, ubwo rero twabasabaga kugira ngo twinjire mu nzu tube twabasha gukora iperereza maze turebe ibimenyetso dufite niba birahura n'ibyanyu. Umugabo aramubwira ati nta kibazo, ni karibu hano iwacu mu rugo, kugira ngo uyu mugabo batamukeka n'ibindi bintu yahise amwinjiza mu rugo rwose. Ukurikire maze uyu mugabo aravuga ati rero mu rugo iwacu ni ahangaha nk'uko nabibabwiye, twari tuvuye gusezerana ko umugeni namubuze. Maze uyu mupolisi aramubwira ati rero hari umurambo twabashe kuba twatoragura, hari umurambo twatoraguye, ubwo rero nawuzana ukabasha kuba wareba niba ari wo mugore wawe, niba ari we mugore wawe wabuze. Maze uyu mugabo aravuga ati nta kibazo mumuzane ndebe.
ati dore yuko ushobora no gusanga atari umugore wanjye. Uyu mupolisi arangije aravuga ati nta ribi. Maze uyu mukobwa aza kumubwira ati birabe byo ntibiba amaraso, ntibabe batuvumbuye kuko bishobora kuba bibi cyane. Uyu mugabo agira amakano k'ubwoba. Kumbi ntibwatinze barakwereka bazanye umurambo bawupfunyapfunyitse ndetse bawupfutse amashashi uri kugendera ku kagare. Uyu mupolisi niwe wawuzanye, atangira kuza abasatira aho bari barimo bakirana bati birabe ibyuya ntibiba amaraso. Maze uyu mupolisi aravuga ati rero wa mugabo we akirareba niba uyu murambo ari wo wabuze, ari we mugore wawe. Maze uyu mugabo mu gahinda kenshi ariko kavanze n'uburyarya arimo yijijisha aravuga ati Mana yanjye we, ati umugore wanjye ni ukuri kw'Imana umfashe amubona ari muzima ntaze kuba ari uyu murambo. Ati ni ukuri Imana bitewe n'uburyo nakundaga mu mugore wanjye, Imana imfashe. Gusa akimukoraho umugore we Rita dore ngo arahita yitwikurura amashashi. Arangije uyu mugabo aravuga ati mu izina rya Yesu. Uyu mugore nawe niko kumubwira ati rero uko watekereza kose, uko watekereza kunyica kose, Imana itabigizemo uruhare nta kintu wantwara. Maze uyu mugabo atangira kwijijisha, atangira kwigira nyoni nyinshi arimo avuga ati Imana ishimwe, umugore wanjye ni uyu nguyu, ndetse ndabishimiye yuko abashe kuba yaza ari muzima. Maze uyu mupolisi n'uyu mukobwa bararebana baraseka. Maze uyu mupolisi aravuga ati nk'uko ubibona tubashije kuba twamuzana ari muzima, nubwo wagerageje kuba wamwica bikagupfana, ariko tumuzanye ari muzima kandi twanabutabaye. Maze uyu mugeni niko guhaguruka arangije atangira kuvuga ati ndeba, urabona nje n'uwo mugore wawe n'iyo ndaya yawe, urabona dutaniye hehe cyangwa se mo kimwe, urabona duhuriye hehe? Umbabarire umbwize ukuri. Arangije aramubwira ati rero mwagerageje gushaka uburyo mwanyica, ariko nagize amahirwe uyu mugore yabashije kuntabara, kandi urabona uyu mugore wantabaye ni umupolisi. Ibyo wakoraga byose urimo njugunya mu sanduku, uyu nguyu niwe wakwiboneraga, kandi urabona yuko ni umugenzacyaha nako ni umushinjacyaha. Ubwo rero utuntu twose agiye kudukora yitonze. Njyewe rwose ntabwo ari njye wabikoze, ntabwo nagerageje kuba nagufata ngo wenda ngiye kukurega kuri polisi. Uyu mupolisi niwe wabibonye, niwe uraza kwifatira umwanzuro. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati bivuze ngo ubwo nagutabaga mu sanduku nta kibazo waje kugira, ahubwo bagutabaye. Maze uyu mugore arangije aramubwira ati nyine nibyo nakubwiraga, umunsi utageze Imana itagukuyeho amaboko ntabwo wapfa. Uko abantu babigenza kose ntabwo waza kubura ubuzima, Imana itabifitemo uruhare, itabifitemo umugambi. Rwose nakubwiza ukuri yuko ahangaha nawe ubwawe wabona isomo, kandi ibintu wakoze ugiye kuzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Uyu mugabo atangira kugira ubwoba. Ako kanya barakwereka hari undi mupolisi winjiye witwa Fernando. Uyu mupolisi niko guhita bamuhereza karibu, maze aza ahagarara hano ngaha, aza yumva uyu mugore ari kuvuga ati rwose ni ukuri bagiye kuba bagukatira urugukwiriye, kuko wowe niyo ndaya yawe ntabwo muri abantu bazima. Wenda mwashakaga kuba mwazungura imitungo yanjye, atariko mwari kubikora mu buryo bwiza mutabashe kuba mwanyica. Maze uyu mupolisi aravuga ati si none ibyo ndi kumva hano ni ibiki? Maze uyu mugabo atangira kuvuga ati ni ukuri mbabarira. Iyi ndaya nayo itangira kuvuga ati byose zari imipangu y'uyu mugabo, njyewe nta ruhare mbifitemo. Ati rwose ni muca inkoni zamba njyewe mutwara uyu mugabo njye mundeke, kuko hano ntabwo nari mpazi, ni umugabo wanzanye. Uyu mugeni ahita abwira polisi ati kora akazi, fata zirangegera ziramayibobo ujye kuba wazifunga, niko kumwambika ipingu kugira ngo baze kumutambikana. Maze uyu mugabo aravuga ati ariko mugore wanjye wampa amahirwe ukangerageza ukansabira imbabazi maze nkaza kukugarukira. Uyu mugabo baramutwaye,
umugore we nawe asigara ahangaha ari kuvuga ati nta mbabazi nagusabira kuko nanjye wari ugiye kunyica. ubwo abangaba basigara bari kurebana baravuga bati turabikoze. Uyu mugeni niko kuza gushimira afande ari kumubwira ati ni ukuri kw'Imana ndagushimiye kubw'ubwitange wanyeretse, kubw'uko wantabaye, nta wankoreye ibitangaza ntari kuyikorera. Ni ukuri imirimo wankoreye irahambaye cyane, niyo mpamvu ngushimiye nivuye inyuma, kandi ngusezeranye yuko ngiye kukwitura ibintu byose bari bagiye kuba bahirandaya. Ngiye kubikwegurira afande kubera yuko ukora akazi kawe kandi ukagakora neza, ukagakora ubikuye ku mutima, ugashyiramo ubwitange. Maze uyu mupolisi aravuga ati ni ukuri kw'Imana ibi bintu byantungura kuba wanyigurira imitungo imwe muri iyi yawe. Uyu mugore ni umukire cyane ku buryo gufata inzu nk'iyi ngiyi barimo akayihereza uyu mupolisi atari ibintu bigoye. Uyu mugore arangije aravuga ati afande ntugire ikibazo, mfite n'indi nzu, iyi ngiyi rwose igiye kuba yaba iyawe, kandi umucamanza urabona ari hariya atari twe twamuzanye, niba bamwizaniye ubwo rero ngiye kuba nayiguha. Urumva afande ntugire ikibazo. Ati rwose nanjye ngomba kuba nakwitura ineza wangiriye. Ati kandi buriya umuntu ugukijije urupfu icyo ari cyo cyose waba ufite wakimuha. Maze uyu mufande aramubwira ati ni ukuri gerageza urekeraho kunshimira cyane. Ati gusa ibi ngibi unkoreye birahagije kubona nanjye ngiye gutura muri uyu mutamenwa umeze gutya. Iyi nzu rwose ni ubwa mbere ndabanyituyemo. Maze uyu mugore aramubwira ati ntugire ikibazo. Ati kandi nkwemere yuko ikintu cyose uri buze ko uzajya ukenera nzakigukorera, kandi nkakigukorera nishimye bimvuye ku mutima, nk'uko uri kubona ko nguhaye iyi nzu nabyo bimvuye ku mutima. Uyu mugore niko gufata uyu mupolisi arangije aramuzana kugira ngo babashe kuba bamugabira. Arangije abwira uyu mucamanza ati rero mwandikire umusinyireho iyi nzu, maze ibiye igihe icyo ari cyo cyose ize kwitwiye ntazongere gukodesha. Uyu ni umupolisi ariko ni umukene. Barakwereka uyu mupolisi bahise bamuhereza inzu, barangije bamushimira ndetse bihanikiriye. Barakwereka filime yacu ni uku tugisoje, dusize bayambiranye ndetse babandi nabo babatambikanye babafunze. Ni uku nguku tugisoje. Rero niba iyi filime yacu hari ikintu yagufashije, iyi nkuru niba yagusiga igisomo, ntuze kugenda udakanze subscribe, share, like ndetse na comment. Ndabakunda rero cyane. Ciao ciao.